ihame ry'umunsi. Ihame rya gatatu ryakugeza ku butsinzi ni ugutinda wubaka aho ujya aho gutinda wubaka aho uva. Umunyabwenge atinda yubaka aho ajya n'agatinda yubaka aho ava. Yesaya 43:18 baravuga ngo ibya kera nimubyibuke, ngo kandi byashize mwe kubyitaho, ngo dore ndarema ikintu gishya, ngo mbese ko kigiye kwaduka ntago muzakimenya. Igishya ntago kirahuva, igishya kirahuja. Amaso yawe wiyatinza muri retroviseur, yatinze muri pare-brise. Retroviseur iharebe ariko witindayo. Iyo utinze muri retroviseur ugonga imbere. Yesaya aravuze ngo ibya kera wibyibuka, ngo kandi byashize we kubyitaho, ngo dore ndarema ikintu gishya. Umva ngo amakuru, amateka yawe naguhamagara ntuzayitabe, komeza imbere, ibyiza biri imbere. Gideyoni marayika yaramuhamagaye, arangije aramubwira ngo ko turaboroheje mu muryango wa Manase, Abisiraheli nabakirisha iki? Kugira ngo rero ubashe kugera ku butsinzi ni ugusenya aho uva ukubaka aho ujya. Witinda wubaka aho uri, ahubwo tinda wubaka aho ujya. Senya ya mateka mabi y'ibyakubayeho, senya amateka mabi y'ubuzima waciyemo, wubaka amateka meza. Imana iguha umugisha. Shoje nkubwira ngo ibukuriwe biri mu bigize amahame.